dusobetse imisango y'abazagingendo. Umukobwa Jana yashyize abona umukiriya w'ifu ahabwa nk'umugore utwite. Stefano wakomeje kurakarira bikomeye abana be kuko batatsinze neza. N'urunana. Ibi birakabije. Ibihano maze guha abana birahagije rekera. Ntumbwire ko bakuye mu gihano Nyiramari. Nabakuyemo rwose mbohereza kuvoma. Niba bakuyemo rero genda bari wowe bikora. Kuko ubu sindumva icyabana barufonse barusha abana banjye gituma babarusha mu ishuri. Erega buriya nabo ntibashimishijwe n'amanota make bagize. Urumva kandi aho kugirira ishyara abana barufonse wari ukwiye kugenzura niba wowe ubwawe hari icyo ukora kugira ngo abayo babashe gutsinda kubyifuza. Niba udashaka komba hano rero ngo mbumvishe. Uranyumva? Ubwo nyine birebana n'imyigire yabo ntuzongere kugira icyo umbaza. Uzirwarize. Haba kubagurira imyenda y'ishuri utange n'amafaranga basabwa ku ishuri. Ugure n'ibikoresho byose bakenera ku ishuri ngiye ntacyo mbajije. None se nanjye nkubaze. Kubapfukamisha niwo muti w'ikibazo bafite? Cyane. Niwo mwanya bahaye wo gusubira mu masomo yabo muri ibi biruhuko se? Okay. Komeza ubashyigikire mu buswa bwabo. Nzaba ndeba. Ahubwo nkuko nabikubwiye. Ku ishuri hateganijwe inama y'abarimu n'ababyeyi b'abana batatsinze amasomo yabo ku rugero rwagenwe. None se ubinsubiriyemo ngo bigende biti? Ndabikubwiye nyine kuko twembi duhangayikishijwe n'ikibazo abana bacu bafite ushaka uwo mwanya wo kwitabira inama. Nanjye rero igisubizo cyanjye kiracyari cya kindi. Ndi umufundi se ndi umwarimu. Wowe uza mu nama niho uri bumenyere icyo twakora ngo abana bacu batsinde neza. Niba abo barimo bakeneye ruswa kugira ngo baha abana banjye amanota batakoreye baribeshya cyane Nyiramari. Yewe ntibambonye rwose. None se ubwo kujya mu nama bihuriye no kwakira ruswa koko Stefa? Kuvangitiranya ibintu. Ubwirwa n'iki byo bari butubwire muri iyo nama? Nge bambwiye ko hakenewe ubufatanye hagati y'ababyeyi n'abarimu kugira ngo abana batsinde neza. Urakenewe rero muri iyo nama. Nta mwanya nifite wo guta Nyiramari. Nuko uvuze? Mfitanye na Bushombe gahunda y'akazi k'abafundi. Niba abo barimo rero badashoboye gukora akazi kabo bazagasezere bagende. None se ko ushaka kugenda Karimi? Erega amasaha yagiye Honori uragira abantu benshi abanza kujyana yo kwikusanyirizo akabona kutugemurira. Ibyo ndabirambiwe rwose Karimi. Umenya ro kujya ninywera igikoma kitagira amata. Oya kandi Honori niyemeje gukamisha kugira ngo igikoma kirimo amata rwose. Urumva nka kimwe mu bikomoka ku matungo ukeneye nk'umugore utwite. Azarorenza ajya ndagara mu mboga no mu yandi mafunguro Karimi. Nibyo rwose ariko n'amata sinayahagarika. Ariko rero nimba ushaka konya nk'ushaka undi Ruremesha rwose yazanira igihe yishakiye umureke. Honori Karame. Erega Ruremesha anyohereza kumwishyura. Atugemurira amata nkazamwishyura ukwezi gushize mu gihe abandi baba bashaka amafaranga yabo ku kanya. Niba Ruremesha yishyurwa ku kwezi rero ntagomba kubyitwaza ngo atugemurira cyerewe Karimi. Urumva kuko amata duha saa y'ubuntu turayagura. Ndi umushake mvugane nawe cyangwa rero nawe ucyuzinduka kare ugiwe gukamisha. Mbabarira cyane Karimi. Izo mbaraga ntazo nakwibonera. Mwaramutse yemwe. Mwaramutseho. Mwaramutse. Mukobwa ja kuzindukiye hano. Ubwo se icyo kipfuno ufite kirimo iki? Ko mu mpasi ibibazo nk'aho mufite amabwiriza ko nta muntu uza mu rugo rwanyu mu gitondo murambabarira sinabimenye. Oya da kuza hano mu gitondo ntibibujijwe ariko dufite n'amatsiko yo kumenya impamvu uzindukiye hano. Ahubwo si moto yawe tugezaho tugiye kuko Bushombe. Ahora niki kwimutse maze ntayo kumenya rwose Stefan. Ahubwo amaherezo rwose uri bwijyanye. Nyumvire Bushombe. None se unje kukureba ntari nijyanye nkabona nawe urakenewe. Uragira ngo kira kiraka cyo kubaka imisarane y'isoko kiducike koko Bushombe. Kiraka urakeneye rwose cyane Stefan. Ibiki rwose harabwe ntera umujinya. Nkose kwejo yari nzima. Bigenze bite rwose ibyo ukiserereza. Ubu nari nzi ko tugiye kugenda kuri moto tukirukanka tukamenya ibisabwa byose tukaza tukabitegura. Ariko se ko uzi ko tugomba gutanga ibisabwa byihutirwa kuko utahise nyine ubisaba ngo ubizanye ubwo. Oya byare ngombwa ko tujyana Bushombe. Numvaga nyine ko tugiye dufite moto hari ukuntu nyine batwubaha. Ibyo nibyo. Bakatugirira icyizere mbese bakadutinya. Ariko nyine niba byanze iyo moto yakunaniye nyine ngo wayireka ukaza tukagenda tujya gutega utugare tukihuta ariko sigaho Stefan. Usige moto yanjye koko mu rugo njya kurira igare reka ibyo nabo byabaye. Aha
urahitamo nyine ko ikiraka kiducika cyangwa ukaza tukagenda. Ese nibyo gusa hari ikindi kibazo mfite Stefa. Ikibazo kirebana n'ikize kandi ubwo ndeba mfite inama y'urubyiruko ni mugoroba kandi rwose sinshaka kuyikererwamo. uhore wumve ubundi ruriya rubyiruko urwivangamo ute kuri umusaza kuko bushonga. Ndi umusaza ariko ni inshuti yarwo kandi rero mu mugoroba w'uyu munsi turaganira n'urubyiruko ibikorwa bizakorwa mu cyumweru cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. urumva ko dusabwa ari gukoresha igihe cyacu neza kuko byose ni ingirakamaro. Byose ni ingirakamaro. Iyo nama ni ingenzi n'akazi tugiye gushaka nako karakenewe. wowe n'umugabo we ko ntacyo munsubiza Honore. Rega twabuze icyo tugusubiza mukobwa Jean. ubwo tubwira impamvu ushaka kugurisha iyo fu kandi tuzi ko kuyigurisha bitanemewe. Kuko bayiguha bari bazi neza ko udafite ubushobozi bwo kwibonera indyo yuzuye ukeneye nk'umugore utwite. Njyewe mfite impamvu zanjye bwite. Mumbwire niba mungurira cyangwa mutangura njya gushaka abandi bakiriya. Inzitiramibu yo ntayo dukeneye mukobwa Jean. Ku kigo nderabuzima bampaye iyanjye. Turanazifite zihagije sheri. Uburiri dufite mu nzu yacu bwose buriho inzitiramibu. Ubundi se mukobwa Jean. Karame. Iyo nzitiramibu ko bayiguhaye ngo ikurinde kurumwa no gukwirakwiza udukoko dutera malaria nk'umugore utwite kuki ushaka kuyigurisha koko? Niba mutayikeneye nta kibazo ndayisubirana. Mureke kumpata ibibazo nk'aho ndi mu rukiko. Si ukuyisubirana gusa mukobwa Jean, ahubwo ugenda imana kujya uyiraramo neza buri joro. Narabikubwiye ko umwana wanjye wa mbere yazize malaria kandi nanjye rwose yabuze gato ngo mpatakarize ubuzima. Malaria yaratwamburiye nta mpamvu yo kuyikeneza di. Hanyuma sifu murayingurira cyangwa nayo nyijyane? Usifu ifu yashisha kibondo tuyiteshe Kareme kuko n'undi ntitutayigura harayijyana ahure n'abandi bayigurire. Iyo twayigura kuko ni ifu nziza pe ifite intungamubiri ukeneye Honore. kandi turashaka ko umwana wacu ni munda kura neza. Muzane kashe nyine. Akira dore iyi note niyo nsanganye. Uzi ko utagira isoni Kareme? Amafaranga 1000 kuri ifu udashobora kubona ku isoko. None se urashaka ngahe mukobwa Jean? Yakube 2 wongereho ikindi 1000. Uko nukwifuza mukobwa Jean? Si ukwifuza ifu ni nziza pe. Ifite intungamubiri utasanga mu yandi mafu kandi nta handi wayibona. Nuduhenda turayireka mukobwa Jean. N'ubundi dukoresha ifu isanzwe tukavangamo amata. Ubundi tugashaka imboga n'ibindi biribwa bikomoka ku matungo tukavanga mu yandi mafunguro. Ariko se nkibarize mukobwa Jean, iyo fu ko wayiherewe ubuntu kuki ushaka mu mafaranga menshi? Ariko rero namwe mwimenda bigezaho Kareme. Girayo wongeraho pe. Akira mukobwa Jean. Nongeho make kandi nayo pe. Nayo. Ngaho kuba n'ibiro 3 maze umpereze nigendere. Uba yagacupa ndayabonye. Umwinzo gutwite mukobwa Jean. Muragira ngo mbafashe iki se mubyeyi? Nitwa Nyiramariza Laurencia. Mfite abana b'abahungu 2 batabashije gutsinda neza niyo mpamvu naje mu nama. Nabonye rimwe mwarimu uyoboye inama niyo mpamvu ushaka kugira icyo mbibariza. Mbaza nta kibazo Nyiramari. Nyine naje nkerewe kubera imirimo myinshi nari mfite nsanga inama yatangiye. Bituma ntinya kubaza hato ntabaza icyo abandi babajije bakanseka. Nta kibazo ndakumva mbwira. Nyine ndashaka kumenya impamvu amasomo 3 mu masomo yose abana biga ariyo mushaka gushyiramo imbaraga. Ubwo uravuga imibare, icyongereza n'ikinyarwanda? Yego. Ndabizi ko imibare n'icyongereza bikomera ariko nk'ikinyarwanda koko buri bundi kugira ngo abana bacu bagitsindwe bigenda bite? Impamvu bagitsindwa nuko bakeka ko cyoroshye mu rurimi rwabo. Yewe ndumva ikinyarwanda kidakwiye kuba mu masomo atwara abantu umwanya rwose. Ntumbwiye ko abana bawe batsinzwe ikinyarwanda se? Baragitsinzwe cyane kandi njye nase byaratubabaje pe kubona bagitsindwa. Burya rero ururimi kavukire rw'umwana ni umusingi mu myigire ye. Yego. Uranyumva? Ndakumva. Iyo atabasha kurutsinda biramugora gutsinda andi masomo. Kandi urugero rurahari abana bawe batsinzwe ikinyarwanda, batsindwa icyongereza, batsindwa n'iyo mibare. Yewe ibyo uvuze ni ukuri koko umuntu utazi ururimi rwe ntiyamenya n'urwo ahandi. Nibyo rwose. None se Nyiramari,
hari ikindi kibazo ufite ko numva icyo ugisobanukiwe nyine budesiyana n'undi mwarimu hari icyo bari bambwiye ko n'umubyeyi ngo agomba kugira uruhare mu myigire y'umwana. Ni ngombwa cyane rwose. Ni ngombwa ko umubyeyi n'umwarimu bafatanya kugira ngo umwana abashe gutsinda neza. Mbwira ubu se nkora iki koko mwari? Icyo gukora rero ni uguha umwana umwanya wo gusubira mu masomo mu gihe ari mu rugo kandi ukamufasha gukora umukoro wo mu rugo twamuhaye ndetse no kumusura ku ishuri ukareba uko yiga, sibyo? Wenda kumusura ku ishuri umuntu yagerageza ariko namwe hari ibintu mubigisha bikomeye tutashobora kimwe nuko muri twe ababyeyi harimo abatazi gusoma no kwandika. Niko bimeze. Buriya rero umwana umuhaye umwanya wo gusubira mu masomo yataha ukamubaza ibyo yize ubwe akabikwibwirira, sibyo? Ukamubaza niba bamuhaye umukoro ukanamwibutsa kuwukora. Ubundi noneho nawe umubyeyi ukaza ku ishuri ukaganira na mwarimu biramufasha, sibyo? Ndumva bitoroshye ariko ni ukugerageza kuko birababaza kubona umwana wawe yatsinzwe. Birababaza rwose cyane. Hanyuma ikindi ni uko ayo masomo 3 Icyongereza, Ikinyarwanda n'imibare umwana ubyumva neza bimufasha gutsinda n'andi masomo. Ni ukuri. Ariko mama nawe urakabije. None si fiyanse wanjye. None se niho bigana mwana wanjye. Mwari mwasohokeye hehe se? Nitwari twasohotse mama. Kandi nizere ko iby'imyiryo wabiretse mwana wanjye. Nizere ko wamuhaye igisubizo. Sindamusubiza mama. Ariko mwana wanjye koko guma muzima. Umusore mwiza nkuriya ufite akazi keza witonda, arakwereka ko agukunda, yagusaba ko mukundana koko ugatinda kumusubiza. Mu by'ukuri suko ntabona ko Christian ari umusore mwiza kandi witonda nk'uko bivuga mama, kandi numva bitangora kumuha umwanya mu mutima wanjye rwose. Ariko haracyari kare pe. Ngo haracyari kare nye? Ariko wa mukobwa kuko ubu kuko urabona ukiri umwana. Si ikibazo cyo kuba umwana cyangwa kuba mukuru, ahubwo ibyo tubona inyuma burya biba bitandukanye n'umuntu w'imbere. Umuntu ntiwamumenya, ntabwo wamwiga ngo umumenye wese rwose nye. Natwe twagendaga baso bararambagirijwe ariko ntitwaburaga kubaka. Oya, ngomba kubanza nkamushakaho amakuru rwose nkamumenya neza mama, nkazamwemera muzi neza. Reka rero nkubwire wa mukobwa we, mu gihe ukirya gutyo hashobora kuza umukobwa uzi icyo gukora akamugutwara. Yewe uwo bajyana ubwo n'ubundi ntiyaba ari uwanjye mama. Kandi untera ubwo wa mukobwa we, none abanyeshyari b'inyarurembo baba barakugiriye kuko nagira nte mwana we. Barangiriye hese kandi mama? Wowe ntuzi ubugome bw'abantu nyese. Ubona ugenda usekera buri muntu wese umuramutsa ukagira ngo niko buri muntu wese aba kwishimiye. Wabona barakuzinze akaba ariyo mpamvu ugiye kwitesha amahirwe yo gukundwa no gukunda umusore mwiza nk'uriya. Erega wamaze kumwizera nk'aho wari usanzwe umuzi mama. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima bazwi n'abantu bose nye, urumva? Nta muntu umuvuga nabi rero, niyo yaba hari ngewe nabimenya. Urashaka kumbuza icyubahiro mwana wanjye cyo kuba nyirabukwe w'umuyobozi nka tuturere koko? Izi nama zarangwida wowe urazumva ute? Ubona se nyese ibi bihakwiye kubyitwara mate? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyujijwe mu ishema program. Mukayikurikira kuri Radio Rwanda kwa gatandatu no ku cyumweru saa 4:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha.